agronome umbwiza ukuri. Ndavugisha ukuri. Nabwiye ko tujya hano tuzajyana mu. Yes. Urateganya kungukamo nk'amafaranga angana. Ugiye kubishimuza ariko. Oya gereranya reka nkwereke. Urateganya gukuramo nk'udutebo tungahe? Ahangaha se. Hanga ntabwo naburamo udutebo 300. Agatebo kamwe kagura ndavuze kuri za nyanya zisanzwe. Yego. Akatubare ko kazaba kagura 15. Nushaka kugura 12. Hello, how are you all doing? Ndabasuje ndabifurize byiza. Assalamu alaikum. Umeze mute? Suje abantu bari muri East Africa, abari mu Rwanda, abari mu Burayi, diaspora, abari muri Canada, abari muri Amerika, mumenye ko mwese mbakurikira. Commentaire zanyu zishyira agatima ngo mubone ko nazibonye. Niyo mpamvu rero abantu benshi bavuga ko ubuhinzi ari umurimo uvunanye, ari umurimo uruhije. Siko bimeze. Iyo tuvuga ibyo bintu hari abandi babyuka mu gitondo bakajya guhinga. Niwe nshaka kuvuga uyu mugabo nyiri izi nyanya. Izi nyanya nukuvuga ngo ni inyanya zireshya na metero n'igice. Ni inyanya zihunda cyane zigira imbuto nyinshi. Ndashaka kubabwira ko mu buhinzi bw'inyanya bushobora kuguha amafaranga mu gihe gito utavunitse cyane kandi nanone wize byinshi. Niyo mpamvu ndashaka kubabwira ngo mukurikire iki kiganiro kirabe inspiring, ariko cyane cyane abakunzi ba Mr Tech Rwanda mwakoze subscribe, mwebwe turakomezanya. Abatarakora subscribe mukore subscribe, ariko abataratangira ubuhinzi hera kuri gato ndaza kwivuga soza iki kiganiro. Mumenye ko guhinga harimo amafaranga, tangirira kuri gato nawe uzagera kuri byinshi. Kuko muri konti uyu muntu ugiye kuganira atubwira amamiliyoni ateganya gukura muri izi nyanya, kuko aho zigeze igihe cyo gusarura. Reka mbabwire kabitishira amatsiko, reka njye kuganira na wa muntu izi nyanya, murebe ibintu yagezeho igihe gitoya. Ariyo mpamvu natwe tutagomba gusinzira, dukorere kashi. Ferina uraho neza? Iminsi myinshi nagarutse, ariko ngarutse mbona inyanya zeze noneho. Oya murakoze cyane Mr Tech Rwanda. Dukora ikiganiro wicaye mu mateka. Oya narakoze namwe murabona aho bigeze. Oya noneho ngomba kuba duhotse. Uruhotse ko ngiye gusarura. Ugiye gusarura? Ubu ntabura nk'igihe kingana kigusarure? No kuvuga ngo ni iminsi 90. Izi nyanya zirayiburaho iminsi mike. Ubwo ngo ku itariki 4 z'ukwa 12 nibwo zizaba zuzuje amezi 3. Amezi 3 bingana n'iminsi 90. Hafi aho ngo ndaba nasaruye. Rero hari abantu bakurikira Mr Tech Rwanda tugendana umunsi kundi, hari n'abandi batarinjira mu buhinzi ariko bifuza kubwinjiramo. Ikiganiro cy'uyu munsi rero kubera ko inyanya zireze ni ibihamya turi gufata, noneho urumva zirabura iminsi mikeya. Ndashaka ko utuganiriza ariko usa n'ukurura n'uwigisha n'uinspiringa abantu ubuhinzi bw'inyanya. Byagenze bite kugira ngo uhinge inyanya ubundi? Oya jewe naricaye naciye muri byinshi. Yego. Bivanye ko ndi umugoronome ariko naciye no mu bindi. Noneho nza gutekereza mbyutse ndavuga nti ese niki kintu cyama amafaranga ya vuba vuba. Mu mezi 3 mu mezi 4. Yego. Nibwo natekereje ku nyanya. Byagenze bite rero umurima wari wawe warasanzwe ufite umurima, kuko abantu benshi batuganiriza bajya bagira ikibazo cy'imbogamizi. Oya haraba bayifite ariko je narakodesheje. Warakodesheje. Duha urugendo rero. Okay. Njewe naravuze nti kugira ngo mbone amafaranga vuba ndabigenza nti mwegera umuturanyi wanjye, mwegera ahantu hari amazi, ndamukodesha ku mafaranga atari menshi cyane. Yego. Hanyuma ndagenda ngura umwayi wizewe kandi wera vuba kandi ufite ubushobozi bwo kurwanya indwara. Yego. Nkusanya amafaranga makeya mu rugendo rwanjye, ariko ngamije iki kuzasarura amafaranga menshi. Yego. Ubu watangiye guhumbika ryari? Zigeze watuwe ko zimaze amezi, zigiye kuza amezi 3 kwa 12. Kwa 12. Yego. Nukuvuga ngo izi ngizi izi nyanya zivuye muragura akagashashi kazo katwereke kuya dore ngaka. Nababwiye karigama kazamure. Nababwiye karigama. Murayibona. Yego. Gama LZ ni hybrid. Habari mu tubuto 100. Yego. Mahanga. Yego. Ubwo mpumbika zivuye muri akagashashi ni ku itariki 4 z'ukwa 9. Nukuvuga ngo izi nyanya zanjye ubona izi ngizi hano. Yego. Ntago ziruza amezi 3. Iziruza amezi 3. Zivuye muri akagashashi. Kuko nazihumbitse ku itariki 4 z'ukwa 9. Nziteramo hano mu murima ngira ngo turabyibukiranye. Ni ku itariki 12 z'ukwa 10.
wahumbitse ku itariki enye z'ukwa cyenda utera ku itariki 12 z'ukwa 10. Yego. Komeza rero. Nkomeza urugendo rwo kuzikurikirana, gushyiraho za NPK, gushyiraho imiti, gushyiraho za koda, kuzivomera mu gihe hari igihe izuba ryabaye rirerire, ngira ngo murabyuka mu gihe cyashize. Ndabizi. Aha ngaha rwose narwanye nazo nzivomerera. Niyo mpamvu mubona namwe uko zimeze. Hatwariye pe. Uravomerera nono zigeze igihe cyo gusarurwa. Zigeze cyo gusarurwa rwose. Aha, ikintu ushaka rero mu by'ukuri nka Mr Tech Rwanda niyemeje ko dukora ikintu cyuko nta ubuhinzi bugoye, ubuhinzi butinjiza amafaranga. Icyo kintu bakidusubiza gute? Kuko ndashaka kubwira abantu bashya kuri Mr Tech Rwanda, nkankuraje cyangwa se ngatera imbaraga abasanzwe bakurikira Mr Tech Rwanda. Bimeze biti? Murakoze cyane. Ukomeje ku kijyanye no guhinga no kunguka. Yego. Nk'uru rugendo rw'izi nyanya murabona ntabwo ari hanini cyane ahantu. Yego. Harimo nababwiye ko ari inyanya 720 zirengaho nk'eshatu. Zose kandi murabona ko zihagaze, nta na rumwe rwapfuye. Rwapfaga narusimbuzaga. Ubwo rero nje narabibaze nsanga ku mafaranga nashoyemo. Yego. Nisarura nzakuba kenshi. Uzakuba kenshi. Tugire nko mu mibare ifatika. Okay. Icyo kintu ni kiza cyane. Ahantu mubona samuzengukamo gutyo urebe ntago ari hanini cyane. Gukodesha umurima, gushingirira, kugura ino miti, kuzikurikirana, abakozi bamfasha, tuvuge kwenda bintwaye hagati ya 300 na 500. Yego. Amafaranga rwose aragiye. Ariko namwe noneho mwitegereze neza. Mwitegereze neza. Inyanya ebyiri hano ntago zizabura igitebo. Hari nizazirenza. Turi mu kwezi kwa 11. Inyanya zizaba uzeza zihenze, uzeza zihenze. Oya zazamutse. Urugero rwiza. Hano hepfo agasoko kakandi bitwa ngo kakumugoroba. Yego. Inyanya zari ku 6,000 ariko uzazamutse agatebo. Yego. Kageze ku 10,000. Kageze ku 10,000. Ariko je ubwo nizanyanya zanyira kanyanya. Ntago ari zizange, ntago ari ubwoko bw'abundi bujya mu hoteli bakakoramo amasalade n'iki. Yego. Bivuga ngo izi nyanya zikorwamo amasalade. Yego. Aha. Izi nyanya zigurishwa ku kilo. Ubwo je nari ngereranyije ku nyanya zisanzwe. Ku muhinzi usanzwe ntabwo ubu ngubu yahomba nawe. Buriya kuko iyo agatebo kari kubita kuri 5 kuzamura kugeza kuri 10, ari kagera kuri 15. Icyo gihe rwose ntago ashobora guhomba. Umuhinzi w'inyanya zisanzwe niwe ndi kuvuga. Yego. Bitandukanye n'izizange rero. Iza bimeze bite no kwagura? Aha, murakoze cyane. Yego. Aha ngaha jewe urunyanya tugurisha ku kilo. Yego. Ngira ngo nk'abantu bagenda wenda za Musanze no bahinga cyane. Yego. Ikiro cyari kiri hejuru y'amafaranga 600. Ni Musanze. Mu gihe hano twebwe ihuye kiba kiri ku hejuru y'amafaranga 1000. Hejuru y'amafaranga 1000. Yego. Bivuga ngo harimo ifaranga. Wese nubibona. None se kugiye kuzeza mu gihe cy'iminsi mikuru bonane na pass na yewe nzaba ndi hejuru y'1500. Hejuru y'1500. Wari warabibaze mbere ko utajya ndabibara. Nababwiye ikintu bita contre saison. Sinakababwiye se. Yego. Nuko ngo wagiye guhinga inyanya ubizi. Nagiye guhinga inyanya ngewe narabibaze. Yego. Izi ngizi rwose zifitemo amafaranga. Bakozi ba Mr Tech Rwanda, niyo mpamvu mba nagiye kugira ngo mwumve ko ubuhinzi dukora tutagomba kubukora uko twiboneye. Tugomba kubikora dushaka amafaranga. Dukure ikintu cy'uko ubuhinzi butaguteza imbere, ubuhinzi ari ubw'abantu batize, ubuhinzi ari ubw'abantu b'abakene. Icyo kintu kituvemo, hera kuri gake utangire ubimenye, kandi nanone uzashima Mr Tech Rwanda. Mujye mu comment nimba ibi biganiro nkora hari byafashije. Reka nkomeze nganire na agronome Ferina kuri izi nyanya, aho ubona zeze, ndavuga ngo zeze kubera ko zirabura nk'iminsi mike cyangwa ibyumweru 2 agatangira gusarura. Oyo bibaze neza cyane. Ni ibyumweru 2. Ni ibyumweru 2. Izambere babyita gutogera. Izambere nzaba nazirema amafaranga. Yazirema amafaranga. Yego. Ko nduzi naciye mu masoko atandukanye. Ntagiye kuvuga amazina. Mbona inyanya ziba zifite utuntu twagiye tuzipika tuziryaho nk'udukoko utuntu tw'intuzi. None izawe ndi kubona zitarwaye, nta kantu ubona ko ubusembwa kariho kuri izi mbuto. Kuri izi nyanya rero. Ni irihe banga? Mbo reka mbanze mvuge kuri izi nyanya. Nababwiye ko izi nyanya ari zazindi zikunze kuba ziri mu mahoteli. Aba mama bacu barabizi cyane. Yego. Izi nyanya y'urujyanye ufite ubusembwa. Rujya ku ruhande.
yego uzengurukemo urasanga nta kantu na gatoya kagakomere cyangwa kakaribwe yego zose kandi niko zimeze yego ibanga niri rero yego ngira ngo twatangiranye tujya mu gusasira tugira gute gushingirira ngira ngo ngiye guhera kuri ibi byo gushingirira yego murabona ko izi nyanya nta runyanya rukora hasi nta kibabi ubona urabona ko izi nyanya zisasiye neza ni ukuvuga ngo kwa kundi imvura igwa ibitaka bigataruka bikurura indwara ntabwo birakubaho wowe byihorere wa mugabo cyagiye izuba ryaravaga mvomera narasasiye akantu gato cyane ndizera ariko nabyutse giye nsanga izi ngaho hose urabona ko ziyaga byabaye ibintu by'ibyondo. Kubera iki? Kubera imvura yaraguye hadasasiye nk'uku nguku nababwiye ko ari tapi nsanga ibintu byabaye ukundi pole sana ariko ntabwo ari simbabwire ngo wenda ngo ndi umugoronome buriya umugoronome mwiza nuhora yiga yego nukurikiza ibihe akagirisha inama n'abandi urabona ko rwose ubu ngubu bimeze neza. Aha ubwo rero ikiganiro cy'uyu munsi ni ukugira ngo nerekane amahirwe jewe ari mu buhinzi bw'inyanya. Utubuye ko izi nyanya zigiye kumara amezi ubu agronome umbwiza ukuri ndavugisha ukuri nabwiye ko tujya tuzajyana mu yes urateganya kungukamo nk'amafaranga angana ugiye kubishimuza ariko oya gereranya reka nkwereke urateganya kukuramo nk'udutebo tungahe ahangaha se ahanga ntabwo naburamo udutebo hagati ya 300 na 400 udutebo 300 na 400 agatebo kamwe kagura ndavuze kuri za nyanya zisanzwe yego akatubare ko kazaba kagura 15 nushaka vuga 12 12 tujya hejuru cyane kubera iki ariko je ntabwo nzagurisha ku gitebo ahangaha je nzagurisha ku kilo ariko biramutse ari inyanya zisanzwe zeze nk'uku nguku uzazizanira akanyanya kikaba katebo kakaba kuri 12 none ufata hagati ya 300 na 400 nkubire n'ayo mafaranga. Aha none agronome ni iki kintu wabwira abantu kubigenanye n'ubuhinzi kubera ko impamvu ivuga hari abantu benshi tuzi bakeneye amafaranga muri iyi minsi, hari abantu benshi tuzi ko bazi ko ubuhinzi ari ubw'abantu bakennye ari ubw'abantu batize. Ni iki kintu wabwira abantu kubera ko Mr Tech Rwanda gikingenza buri gihe ni ukugira ngo nshakire abantu aho bakura amafaranga. Iyo abantu babonye amafaranga nanjye nshobora kuyabona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni iki wababwira? Reka mbashishikarize ubuhinzi yego ariko hari inama nigeze kubagira nuko bijyamo ubifite ku mutima kavuge cyane ako nuko bijyamo ubifite ku mutima mpora mbisubiramo pe nuko bijyamo ufite ku mutima. Icya kabiri ni ugukurikiza inama ukagira urugendo shuri ugakurikiza inama tugirwa n'abagoronome ukakurikiza buri kanya ababimazemo n'iminsi nubwo tuba tuvuga wenda twarabyize ariko ufite experience buriya ubimazemo iminsi hari akana bakurusha ukagenda ukamusura nk'uko Mr Tech Rwanda dusura tukagirana inama. Icyo ngira ngo bagireho inama yego ahangaha n'amezi 3 ntagaruzwe yego nababwiye amafaranga nashoyemo ahangaha harimo hejuru ya miliyoni yego kavuge cyane nako ndavuze ngo harimo hejuru ya miliyoni 4. Aha abo ni abantu ubwiba muri make harimo inyungu nyinshi yego ari ukakurikiza iki bya bindi twakabangana babwiye cyo bita konteresezo ukamenya ngo uzihinze ryari uzingiye kimeze gute witeguye ute sinababwiye akantu kajyanye n'ukuntu nanjye nari sanze bigiye kumera ukundi yego ariko urabona ko hasasiye bimeze neza zirayaga dore imvura iri kugwa ngira ngo abantu bose baba bafite ubwoba reba izi nyanya namwe kunziza reba ikibabi kuntu gikomeye yego kirebe neza rwose kirakomeye none ndashaka kuvugira ku bantu bafite ubushobozi bukeya ndahandi uravuga abanyeshuri bantu bafite ubushobozi buke wa muntu ushobora kuba akora ibiraka ni iki kintu wamugiraho inama? Rwanda namugira inama inaremereye cyane yego nababwiye kangaha nababwiye amafaranga nashoyemo ariko ushobora no guhera ku kantu gatoya yego bura mu buhinzi tugiramo ibice byinshi hari ubuhinzi bwa sezo byihuse mu mezi 3 ukabonye amafaranga yawe hari n'ubuhinzi burambuye reka none tujye ku bajene bacu abantu barangije kaminuza barangije secondaire bashobora kugenda bakiharika tubyita kwiharika yanatira n'umurima buri yarega mirimo irahari
cyangwa akajya no muri leta mu gishanga haba hahari akagura umurama akahumbika. Ni ukuvuga ngo mu mezi 3 yaba yasaruye kandi yungutse neza. Noneho rero kubijyanye n'abafite wenda ubuso bundi bugari, dushobora guhinga amavoka muri cya gihe tuzaba tugeze mu zabukuru. Ugasanga uricara urasarura wiyicariye. Aha, ni ibizihe mbogamizi ukunze kubona mu buhinzi? Imbogamizi mu buhinzi zibamo, ariko kenshi na kenshi nitwe tuzikururira. Ni ukuvuga ngo iyo udashyize amaboko hasi, yego, hasi ngo ubikurikirane ukigira umusonga rero ukajya wicariye hariya, icyo gihe biragucika. Nk'urugero wenda tujye nko kuba motari, murabona ko turi mu gihe cy'imvura. Wa mumotari uvevura agakubitwa n'imvura akajya mu byondo, aho bagezaga bakahatura n'ibyondo, abandi bajya nyucyura amafaranga ameze gute, nyucyura menshi. Nanjye rero ubwo ahangaha tugomba kwicara tukacira amaboko hasi. Wahura n'igihe cy'imvura ugasasira, wahura n'igihe cy'izuba, ngira ngo ubushize wasuye turi kuvomerera, umutwe ugashyuha, umutwe ugashyuha rwose, ukikoresha amajerekani ukaza ukavomerera. Waba wegereye umugezi ukaba wakoresha ipompe, ariko waba utanafite ubwo bushobozi burebure cyane, ugashyira amaboko hasi ukavomerera. Nimba uri umukobwa, nimba uri umusore, nimba uri umuntu umaze gukura, urubyiruko, sinanagize iki kiganiro ntagize ikintu uvuga. Tangira ubuhinzi, tangira kuri bikeya, kora cyane, wige kandi ntucike intege, ni ukuvuga ngo uzagera kure. Niyo mpamvu iyi channel ya Mr Tech Rwanda ntabwo izakora ibindi, ni ukugira ngo twerekane ko mu buhinzi harimo iki, amafaranga, ariko mu gihe wabikoze neza. Wihinga as a farmer, wihinga nk'umuhinzi, hinga nk'umuntu nawe ukora business, nk'uko umuntu abyuka mu gitondo akajya gucuruza, akajya mu iduka ryiwe. Nawe menya ku iduka ryawe, menya ku isuka yawe, cyangwa se menya ku ikaramu yawe ari umurima wawe. Niyo mpamvu rero akandi ko narishatse kuvuga, mbasaba gukora subscribe, like na share. Niyo mpamvu nanjye umuryango kugenda wiyongera, abantu benshi bakankurikirana, abantu bakanyandikira, nanjye biranezeza. Kandi nanone bigatuma iyo ubona umuntu nawe wafashe wavuze ngo nigiye kuri Mr Tech Rwanda, hari umumama ariyumva wampamagaye arambwira ngo wampumuye amaso urakoze. Icyo kintu sinanirwa kukivuga. Rero ndashaka benshi komantere zanyu uzabona agatima na like kugira ngo nkwereke ko nzisoma. Komantere zanyu ziha agaciro, aho mubona tugomba gukosora mujye muhambwira. Kandi ikindi nanone mujye mutubwira niba ufite ibikorwa nawe twasangiza abanyarwanda, bitubwire, uduhamagare kugira ngo abantu bakwigireho. Nimba uhinga avoka bakwigireho, nimba uhinga ibinyomoro bakwigireho, nimba uhinga kawa bakwigireho, kugira ngo dukomeze dukuri iki kintu, u Rwanda rutera imbere, abanyarwanda bajye ku isoko bahaha. N'impinga inyanya zikaba nyinshi, tukagira inyanya nyinshi ku isoko, tukagira ibijumba ku isoko byinshi, tukagira umuceri mwinshi ku isoko. Amafaranga twari dutunze tuzayishyuramo abana bacu mu mashuri meza. Ariko ni ukuvuga ngo nitudahinga kinyamwuga, nitweze cyane, ya mafaranga twagombaga kwishyura abana mu mashuri meza, yo kugura ibindi dukeneye, yo wagura n'akamodoka, uzajya kuyagura ibyo kurya. Niyo mpamvu nanjye nsa n'umuntu wahagurutse ngakora ubukangurambaga, kandi muzabibona uyu murimo niyemeje hari aho uzagera, kandi muzagenda mubimbwira. Rero niba mukunda Mr Tech Rwanda, mumbwire ngo turagukunda. Kandi nanone nkeneye komantere zanyu nziza cyane. Stay tuned.